kwihana si ukurizwa n'amakosa urimo. Kwihana si ukubabara kubera ko abantu bamenye ko wagize nabi. Kwihana si ukuza hano imbere ukavuga ngo nakoze ibi. Oya. Mu mvugo ya Bibiliya kwihana ni uguhindukira. Niba wari uri mu nzira y'ubusinzi ukahindukira ukayireka, utabitewe n'ikindi, ubitewe n'umutima ubabaye no kubabazwa n'imbaraga z'ibitaboneka, ibyo bikagutera guhindukira ugatera umugongo ubusinzi, nta wundi wabikugiriyemo inama, bizahereye mu mutima. Amen. Mu mitekerereze, muri filozofi y'Abaheburayo, ijambo kwihana cyangwa to repent cyangwa se kumva ubabaye mu mutima, byo biravuze ngo ni uguhindukira. Ngo ariko uko guhindukira ubitewe n'umubabaro mwinshi wahereye imbere muri wowe abantu batareba. Noneho niba wari ufite direction ugahindukira ugafata iyi ngiyi, icyo nicyo byabaga bivuga kwihana. Sorry ntimundakarire. Murabizi ko abadamu baturusha kurira, sibyo? Baturusha kurira. Ushobora no kumubwira mu kanya, sinzi wambwiye ngo n'ubu ngubu ngo sinibuko ari we yarambwiye ngo abadamu ngo turare ngo n'ubu ngubu bibwirebe ko ntarira. Imana bahaye impano n'ubu babwiye ngo barire barira. N'ikimenyimenyi mu gihe cya Yesu bari bafite akazi nkuko abahitorero ribyina mu bukwe, habago n'itorero ririra abantu bapfushije. Sinzi bamwe ari mubizi, bakabakodesha ati runaka bapfushije, ati muhamagara abarizi b'igikondo nibo barira bigatangaza, bagahamagara abarizi b'igikondo. Ntago ari nge ni Bibiliya simbeshye. Hari abantu bari bashinzwe kurira. N'ikimenyimenyi cya gihe Yesu ajya kwa Lazaro bari babakodesheje. Mwibuke Yesu avuga ngo rega ngo Lazaro ntabwo yapfuye, bahise baseka, bari batumwe n'ubundi bahise baseka ati ntabwo yapfuye. Nyine nta cyabarizaga n'itorero. Kurira rero ni ibintu bisanzwe. Sinibaza ko biryo torero habagamo abagabo, simbyibaza. Nibaza ko ari ry'abadamu gusa. Kuko abagabo kurira birabagora, ariko abagore kurira c'est normal. Mbivugiye iki rero? Ntabwo kwihana ari amarira. Imana ifashe, ariko tuzanongera n'igihe nigishira. Bibiliya bisobanura neza. Umwanditsi w'igitabo cy'umugenzi yasobanuye neza difference iri hagati yo kurira no kwihana. Ngo muka Yosefu, muramwibuka muka Potifari, ngo yarizwaga cyane nk'uwirinda gusambana. Ngo ariko iyo Yosefu abyemera nta kabuza bari gusambana. Uwari kumwumva baroga, munabara we, ijwi rye n'amarira yaraye umugore w'indero wirinda gusambana. Nyamara iyo abyemera bari gusambana. Rero ntabwo amarira no kuza imbere no kuvuga ari byo bigaragaza kwihana. Bibiliya ivuga ngo ni umutima uzinutswe, uvuga ngo singikeneye gukomeza kuri ibi, kandi ibyo ukabifatishwa umwanzuro n'umutima wuzuye agahinda abandi batareba, kandi uvuga ngo uyu mubabaro ntushobora kunyemerera ko nakongera kunywa inzoga, ko nakongera gusambana, ko nakongera gutukana, ko nakongera gukora ibi ngibi, ko nakongera kwitwa ibi. Ibyo nibyo bita kwihana. Mu isezerano rishya rero kwihana ni iki? Ni ijambo ryoroshye, ndabasabye nanjye mbigisha ikigiriki, ni metanohia. Ibi byo ndi sûr certain byo narabibo babyita metanohia. Metanohia abanikora yitwaga yarimbaga muri Kristo yitwaga metanohia. Ubwo sinzi icyo bashaka kuvuga, ariko nyine biva ngo ni ukwihana. Kwihana rero mu kigiriki ni iki? Byo byabaga bivuze mu mitekerereze ngo ni uguhindura imitekerereze, change of mind. Icya kabiri, change in as man, guhindura umuntu wawe w'imbere. Icya gatatu, guhindura imitekerereze n'umutima wawe. Icyo nicyo byabaga byitwa kwihana.